Bismillahirrahmanirrahim. Dukomeje n'amasomo yacu agamije gusobanukirwa neza Qur'ani ntagatifu, igitabo kituyobora inzira y'umukiro w'iteka, inzira igana Imana. Mu isomo riheruka rya mbere tukaba twarize amagambo 16 yarakubiye muri aya zigera ku 10, ahanini zagarukaga ku kumenya no gusobanukirwa Imana. Nubwo ari amagambo 16 gusa, ariko ni amagambo yagiye agaruka kandi yisubiramo muri Qur'ani inshuro zigera ku 7,640. Mu isomo rya kabiri rero tugiye kurebera hamwe, naryo n'ubundi riragaruka ku kumenya no gusobanukirwa Imana. Turarebera hamwe aya 10, muri izo aya hakaza kubonekamo amagambo mashya 16 turebera hamwe ubusobanuro bwayo. Noneho nk'uko bisanzwe ayo magambo tukaza kwifashisha turebera hamwe ubusobanuro bwa za aya mu Kinyarwanda. N'ubundi reka dutangire twumva uko izo aya zisomwa neza, kugira ngo niba hari naho dufite amakosa y'umisomere tuyakosore insha Allah. Lahul hamd inna rabbakumullah Allahu rabbuna wa rabbukum qala inni abdullah wallahu waliyul mu'minin wa qala Allahu inni ma'akum wa anna Allaha ma'al mu'minin wa kana Allahu ghafuran rahima wa kana bil mu'minina rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ijambo rya mbere rishya duhereyeho ni abd. Abd bivuga umugaragu. Abdu bivuga umugaragu. Waliyu. Ijambo rya kabiri ni waliyu. Waliyu rifite ubusobanuro burenze bumwe. Ubwa mbere dushobora kuvuga umuyobozi, rikaba ryavuga inshuti, cyangwa se rikaba ryavuga umuntu ufite amahitamo. Ubusobanuro bw'ukuri bwaryo bibuterwa na aya cyangwa se interuro iri jambo ririmo. Min risobanura uhereye cyangwa se kuva. Uhereye, kuva. Urugero, kuva aha ugera hariya. Kuva aha ujya hariya, cyangwa se uhereye aha ukageza hariya. Ijambo rikurikiyeho ni mu'minina cyangwa se al-mu'minuna. Mu'minina, al-mu'minuna bisobanura abemeye cyangwa se abantu bemeye. Abantu bemeye by'ukuri, abemera b'ukuri. Irindi ni jambo ni alamina. Alamina. Alamina ni ibiriho byose. Ibiriho byose, cyangwa se bishobora no gukoreshwa hagamijwe kuvuga abantu. Alamina, ibiriho byose mwisanzure. Ibiriho byose mwisanzure. Alamina. Ibnu. Ibnu bivuga umwana wa kanaka, mwene kanaka, mwene cyangwa se umuhungu wa kanaka. Ibnu bivuga umwana cyangwa se mwene
ariko hagamijwe kuvuga umwana w'umuhungu, mwene w'umuhungu kanaka. Irindi jambo ni quwwa, quwwa, quwwata, quwwa. Quwwa bivuga ingufu, bivuga imbaraga, bivuga ubushobozi. Al-quwwa bivuga imbaraga cyangwa se ubushobozi. A'mal, a'mal, a'mal cyangwa se amalu. A'mal bivuga ibikorwa, ijambo riri mu bwinshi, naho amal bikavuga igikorwa kimwe. A'mal ni ubwinshi bwa amal. A'mal ni ibikorwa, amal bikaba igikorwa kimwe. Twakomeje. Jami'an, jami'an cyangwa se jami'u, jami'u, jami'an, jami'u bisobanura bose cyangwa se byose, ibintu bikubiye hamwe. Jami'un byose cyangwa bose, bose hamwe. Hakaza ijambo hu cyangwa se hi, hu cyangwa se hi, uko byaba byanditse kose muri ubu buryo bune, hu cyangwa se hi bivuga we, cyangwa se bikavuga cyo, cyangwa se bikavuga cye, ikintu cye, bivuga ikintu kiri muri ngenga ya gatatu y'ubumwe, ukuvuga umuntu udahari we, cyangwa se ikintu kidahari cyo, cyangwa se ikintu cye, cye, cye we udahari. Ihu na hi ni aho ngaho bigaruka, nicyo bisobanuye. Inna, inna, inna bisobanura mu by'ukuri cyangwa se nta gushidikanya. Inna ni ijambo rigira gute, rishimangira. Inna, inna mu by'ukuri cyangwa se nta gushidikanya. Ijambo na, na rivuga twebwe cyangwa se rikavuga ibintu byacu. Na, twebwe cyangwa ibintu byacu. Qala, qala, qala bisobanura ngo yaravuze, umuntu udahari yaravuze mu gihe cyashize, yaravuze. Qala. Anna, anna, anna bivuga ko, ko. Urugero ngiye kuvuga ngo yategetse ko, yategetse ko bigenda gutya na gutya. Anna, anna yategetse ko bigenda gutya na gutya. Ko, anna rero bivuga ko. Ma'a, ma'a, ma'a bisobanura na, icyungo na cyangwa se hamwe na. Ma'a, ma'a hamwe na cyangwa se na. Kana, kana bisobanura yari cyangwa se cyari mu gihe cyashize. Kana yari cyangwa se cyari mu gihe cyashize. Amagambo mashya rero yabonetse muri aya zacu uyu munsi ni aya ngaya. Aya magambo aboneka muri aya z'iri somo rya kabiri akaba yaraje muri Qur'ani inshuro zigera ku 7,914. Bityo kugeza ubu tumaze kumenya amagambo mashya muri Qur'ani agera ku 14,558 aboneka muri Qur'ani. Ni kuvuga amagambo mashya twize mu isomo rya mbere n'amagambo mashya twize muri iri somo rya kabiri yose hamwe yagarutse muri Qur'ani inshuro zigera ku 14,558. Reka rero tujye
ku cyiciro gikurikiyeho noneho cyo kureba ubusobanuro bwa ziriya aya uko ari 10 kubera ko amagambo azigize amagambo mashyashya twungutse uyu munsi tumaze kuyamenya no kuyasobanukirwa. Reka rero tuyashyire muri aya, tuyakoreshe ahari muri aya, turebe ko dushobora kugira gute kuzisemura mu kinyarwanda. Turafashanya insha Allah. Lahul hamdu, lahul hamdu, lahul hamdu. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibye. Lahul hamdu, la twabonye ko ari ijambo rigenera umuntu ikintu runaka, hu twabonye ko ari we, naho alhamdu twabonye ko bivuga ikuzo cyangwa se ishimwe. Bityo lahul hamdu bivuga ngo ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibye. Aya ni amagambo twabonye mu isomo rya mbere. Inna rabbakum Allah, inna rabbakum Allah, inna rabbakum Allah. Inna twabonye ko ari ijambo rishimangira rivuga ngo mu by'ukuri cyangwa se byanze bikunze. Mu by'ukuri rabb twabonye ko ari bisobanura umugenga, kum twabonye ko ari mwebwe cyangwa se ibintu byanyu, rabbukum umugenga wanyu, Allah ni Allah. Kuvuga ngo iyi aya yari igizwe n'ijambo rimwe rishyashya twize mu isomo rya kabiri, ndetse n'andi magambo rabb na kum na Allah twize mu isomo rya mbere riheruka. Inna rabbakum Allah, mu by'ukuri umugenga wanyu ni Allah. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allahu rabbuna wa rabbukum, Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah ni ijambo twize mu isomo rya mbere, rabbu naryo ni ijambo twize mu isomo rya mbere, na ni ijambo twabonye mu isomo rishyashya ry'uyu munsi twabonye ko risobanura twebwe cyangwa se ibintu byacu. Wa twayivuzeho nayo ko isobanura nk'icyungo mu isomo rya mbere. Rabbukum nabyo twarabibonye ko harimo rabb twize mu isomo rya mbere, kum nayo twize mu isomo rya mbere. Allahu Imana cyangwa se Allah ni umugenga wacu. Allah rabbu umugenga, na wacu rabbuna umugenga wacu, n'umugenga wanyu. Allahu rabbuna, Allah ni umugenga wacu, wa rabbukum n'umugenga wanyu. Allah ni umugenga wacu akaba n'umugenga wanyu. Allahu rabbuna wa rabbukum. Qala, qala ninde wambwira? Qala twabonye yuko ari yaravuze, yaravuze umuntu udahari, yaravuze mu gihe cyagize gute cyashize. Qala inni abdullahi, qala yaravuze inni, inni, inni harimo amagambo abiri nabwo nubwo ari akajambo kagufi. Harimo ijambo inna twabonye mu isomo ry'uyu munsi, hariho na ya twabonye mu isomo rya mbere ivuga jewe cyangwa se ikintu kingenewe, inni abdullah. Ubwo biravuga ko yaravuze ati mu by'ukuri inni jewe abdullah. Abdu twabonye ko ari umugaragu, Allah ni Allah n'ubundi cyangwa se mu yandi magambo Imana. Qala inni yaravuze ati mu by'ukuri jewe abdullah ndi umugaragu w'Imana cyangwa se ndi umugandukiramana. Wallahu, wallahu waliyul mu'minina, wallahu waliyul mu'minina, wallahu waliyul mu'minin. Wa twarayibonye ko ikora nk'icyungo, ushobora gusobanura kandi cyangwa se na. Allahu twarayibonye ni Allah, waliyu ni ijambo rishyashya twize mu
mu isomo rya none waliyu twabonye ko bivuga umuyobozi, inshuti cyangwa se umuntu ufite amahitamo. Al-mu'minuna nabyo twabonye ko bisobanura abemera Mana, abantu bemeye by'ukuri. Wallahu waliyul mu'minina, kandi Allah ni umuyobozi w'abemera Mana. Waliyu twabonye ko bivuga umuyobozi cyangwa se inshuti cyangwa se umukunzi. Angaha tunasobanuye ko Allahu waliyul mu'minina bivuga ko kandi Allah ni umukunzi w'abemera Mana, nabwo ntabwo twaba twibeshye cyane kubera ko Imana ikunda abemera Mana ndetse ikaba n'umuyobozi wabo. Waliyu twabonye ko ari umuyobozi cyangwa se umukunzi cyangwa se inshuti. Wallahu waliyul mu'minin, kandi Allah ni umuyobozi w'abemera Mana. Wa qala Allahu inni ma'akum, wa qala Allahu inni ma'akum. Wa twarayibonye ko ikora nk'icyungo. Qala yaravuze, Allahu Allah, inni twabonye ko nubwo bwose ari akajambo kagufiya ariko karimo buriya amagambo abiri. Inni mu by'ukuri jyewe, ma'akum, ma'a nayo twayibonye muri iri somo. Ma'a bivuga hamwe na kum bivuga mwebwe. Ubwo twavuga ko iyi aya mu kinyarwanda ivuga ngo kandi waqala, kandi yaravuze, inde wavuze? Allah. Kandi Imana cyangwa se kandi Allah yaravuze ati inni ma'akum, mu by'ukuri ndi kumwe namwe. Mu by'ukuri jyewe ndi kumwe namwe cyangwa se ndi hamwe namwe. Wa qala Allahu inni ma'akum, kandi Allah yaravuze ati mu by'ukuri ndi kumwe namwe. Wa anna Allaha ma'al mu'minina, wa anna Allaha ma'al mu'minina. Wa twarayibonye n'icyungo na cyangwa se kandi. Anna twayize mu somo ry'uyu munsi, twavuze ko bivuga ko uretse icyo gisobanuro kandi ishobora no gusobanura kimwe na inna, bikaba mu by'ukuri ijambo nyine ritsindagira. Allah ma'al mu'minin. Ala twarayibonye mu isomo rya mbere, ma'a twaribonye muri iri somo rya none, na al-mu'minun twaribonye muri iri somo. Dushobora rero iyi aya kuyisobanura mu buryo bubiri, tukavuga tuti wa anna, kandi ko Allah ma'al mu'minin, ari hamwe n'abemera Mana. Cyangwa se tukabisobanura mu buryo bwa kabiri tuvuga ngo wa anna, kandi mu by'ukuri Allah ma'al mu'minin, Allah ari hamwe n'abemera, kandi mu by'ukuri Allah ari kumwe n'abemera. Wa kana Allahu ghafuran rahima, wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa twayibonye kana, twayibonye Allahu ghafuran rahiman. Aya magambo yose uretse ijambo kana, andi yose twayabonye mu isomo rya mbere. Kandi Allah ahora ari nyiri kubabarira, nyiri impuhwe. Ghafur twabonye ko ari nyiri kubabarira, rahiman tubona ko ari nyiri impuhwe. Bityo iyi aya twayisobanura mu kinyarwanda tuvuga tuti kandi Allah ni nyiri kubabarira, nyiri impuhwe, kandi Allah ahora iteka ryose ari nyiri kubabarira, nyiri impuhwe, kubera ko ukubabarira kwa Allah ndetse n'impuhwe ze ntabwo bijya bishira, ntabwo bijya birangira, nta gihe bibaho ngo ikindi gihe bigiye kubaho. Bityo iyi kana ntabwo twavuga ngo yari nyiri kubabarira, ubwo byaba bisobanuye ko uyu munsi itari nyiri kubabarira. Aho ngaho rero twaba tubeshyeye Imana. Bityo ni ngombwa ko iyi aya tuyisobanura tuvuga tuti kandi Allah
ahora ari nyirukubabarira nyirimpuhwe, ni nyirukubabarira nyirimpuhwe. Wa kana bil mu'minina rahima, kandi n'umunyempuhwe kubemeramana. Bi twarayibonye, bil mu'minina, kandi Imana Imana nubwo itagaragaramo muri aya, ariko niyivuga wa kana bil mu'minina rahima, nta wundi muntu w'umunyempuhwe kubemeramana keretse abemeramana, keretse Imana yo ubwayo. Wa kana bil mu'minina, bi twarayibonye kari ku, wa kana bil mu'minina rahima, kandi ni umunyempuhwe kubemeramana. Uwo munyempuhwe ninde? Ni Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu twaribonye ko bivuga ikuzo, ishimwe. Alhamdu li twarayibonye nayo ko ari ijambo rigenera, rivuga ikintu kigenewe, kigenewe undi, kigenewe ikindi gutya. Lahi twarabonye kare Allah, Rabbi umugenga, al-alamin ibiriho byose nisanzure. Alhamdulillahi rabbil alamin, ubwo twavuga ko bisobanuye ngo ikuzo nishimwe ni ibya Allah, lillahi ni ibya Allah, Rabbi umugenga, alamin ibiriho byose, umugenga w'ibiriho byose. Alhamdulillahi rabbil alamin, ikuzo alhamdulillahi rabbil alamin, ikuzo ni irya Allah umugenga w'ibiriho byose. Tukaba rero tubibutsa ko ari byiza gusangiza abandi bayisilamu iri somo kugira ngo nabo bajye basoma Qur'ani bayumva kandi bayisobanukiwe, ndetse mujye mwitabira n'imyitozo dutanga kugira ngo dufatanye twese tubashe gusobanukirwa igitabo cyacu insha Allahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.